ngo ndeke kugenda ngushaka ngusura ndibuka namwoye n'icyayi mwana wamwoye n'icyayi mwana na sandwich n'amasandwich bwitondo iyo David no kuvuga ngo Mbangutsi niwe muntu urebye na chat zanjye nawe niwe muntu tuba ducokozanya nkamubwira ngo peti uri ngo kadogo ngo sha rudo nuko tukamadora muri ibyo niwe muntu donc niwe mucuranza ahubwo tuba tuvugana cyane gusumba abandi nimba ari kubera ko abandi batangiye vuba mu ntatabazi ndabwo muba muri kole abantu bapermete iyo terme ntabwo muba muziranye nta giterane keretse ico Mbangutsi yateguye wenda sincitabe nico ndagira ngo ndari muri Kenya ariko ibyinshi byose nabibayemo ibyinshi no mutekereze kugeza mu rwego nitaba anniversaire no kuvuga ngo ni ikigaragaza ko donc anniversaire ni ikintu umuntu wenda tuvuga tereka nkireke ariko igiterane kiba cahuje abantu benshi ariko no kuvuga ngo reka mu keke sinzanyihusha ariko mwabantu ta kirori Mbangutsi ubwe yateguye atambwiye nta nico ntitavye nta ni anniversaire gwera kuri anniversaire yakoreye madame we narayitabye ntana bwije cyane ejo wasohotse bwanyu so arwango tugirana urantuka ntarantuka nanjye sindamutuka ni friend ni inshuti yanjye niwe muntu twacuranganye imyaka myinshi twahuriye muri za ministeri twahuriye mu mavuga butumwa twahuye muki so bijya mutekereza rero kandi ibingibi si bya bindi by'abanyepolitike nkuko turibonye nawe turabumwe icaci titwona ishobora ushobora politike nubwo ndabapfuye politike gani hakanefu none ga mbabwiye ko ndaco dupfa ikimenyimenyi n'ikimenyetso nuko yambwiye ejo ko akeneye ko nza kuri cano iyo muri famiye yiwe ndazi mu by'ukuri ikimenyetso ko tukundana ari inshuti ndetse nawe nuko ari kure asigaye atuye i Kigali n'umujanye no kuri cano yo mu wacu natwe tukicara n'umugore nawe tugakorana ariko nanone azosimbuka kuvuga butumwa i Nairobi tuzabikora nano twobikora kandi ndekereze ko ngagenda nkijana umugore ntazagusangana cyane cyangwa muzohurira iri tuzosa azonsangana azodutizi kamera yo muwiwe hanyuma dukorane ikiganiro iyi nisi yo gufashanya yego usibye ko nta nubwo byigeze kubaho tudafashanya hari n'ikanisa yarabamo yigeze kuntumiramo inshuro nyinshi ca kabiri nta hantu nasanze Mbangutsi ngo areke kumva piano gucuranga taho ibyo ndabiyamye imbere ye n'abantu benshi barabizi narinjiraga akambwira ngo fatanya buncuranga bumwe yamamagara inshuro nyinshi ko mfite ikiraga ko mfite abashitsi mbabashitsi nyine ko mfite abantu muri studio wagiye ukancurangira usigarireho wansigariyeho naje nta kazi kenshi ngira ndamusigarira nuko nibyemeza ko ugira akazi kenshi nibyemeza ko ari inshuti yanjye mu by'ukuri kandi ntekereze ko n'urugendo rwo gufashanya rukwiriye rurerure ubazo bategura ibiterane ankure muri Kenya naje mbitegure mukuri Kigali aze muri Kenya kuri afishe pianiste Mbangutsi nono nzizanaga n'icumbikire watinye ko uzospendinga usanga nagize ifaranga ayo ubunyene urazifite uvuye mu mukoto kandi ko zirajojo hanyuma ejo bundi rero dutibuke noneho mu matopika aremereye arya yacu abantu babonye dutanga ubuhamya abantu babonye bumva amakuru yacu Mbangutsi yakijijwe Mbangutsi yihanye Mbangutsi yireze Mbangutsi yabatijwe abantu bumva beya ngo yihanye mu ikanisa ngo ibyo yavuze murabizi biri kuri social media biriya bintu byabaye nyuma bimaze kuba kuri wowe ndahera kuri wowe feedback wabonye nyuma yo kuvuga ririya jambo ukatura mu rusengero ukavuga kuriya ibintu byananiye abantu benshi cyane
abantu benshi batekereza ko abantu baba babivuze ari uguhubuka, abantu baba babivuze ari wa munezero wo mu ikanisa, akavuga ati umunezero nushira wo mu ikanisa araza kwigaya. Kiriya kintu cabaye wakoze mu by'ukuri umaze kugikora, feedback wabonye cyangwa se comment z'abantu bimeze bite? Urakoze cyane. Iki kintu naririnze kukivugaho kuko feedback zacu zagiye ziza nyuma ntari muri Kenya. Ari ikinyamakuru ushize cyafashe ifoto yanjye n'iyawe barazihuza. Badonke bakritika ku byo twagiye dukora. 90% baradutuka. Kandi njye buri hari ikintu nza nkora, ntabwo nshobora kureka gusoma comment. Habe nubwo wontuka ikintu kitabaho. Waye mbona kitabaho. Nza nsoma. Ariko maze gusoma buriya iyo wahuye n'ikintu wowe ntuhure naco, ni wowe uzi ko mwahuye naco, ni wowe uzi amakuru yacu, ni wowe uzi amakuru yacu n'uburemere bwacu. Kuko kuvuga ngo njyewe narasambanaga narabiretse, njyewe namwaga inzoga kambangutse narabiretse, njyewe nagendaga nkagira kabiri hanze y'urugo narabiretse, bikababaza umuntu utarabikoze. Iri ni ishyano, ni ngubusazi. Mwanga abantu, ijambo rya mbere Bibiliya, iyo wihanye ico kintu ngiki nihanye nico wihanye, undi muntu akagikritika, numwicanyi, n'umuntu utabugukunda. Bibiliya zivuga ngo wanga mwene se ngo numwicanyi. Kuki atishimiye ko ni mayimayi kimwe n'izindi, kuki atishimiye kimwe n'undi, kuki atishimiye ko Beya yavuye mu kwiba, kuki atishimiye ko Mbangutsi yavuye mu kunywa kanyanga. Ibyo bintu rero iyo bifashe ugatangira kubikritika, wowe ndo wamenye ico wakritika. Kurasa ngaho wowe kura kritika aho twarenze. Wowe kura kritika twebwe twafashe ikirere twazamutse, kuko haryo wowe kritika twese yo turi. Kumbwira ngo Beya ngo yihanye, bamwe bazamandika ngo yihanye ngo ubusambanyi ngo nubu baracabikora, ukamubwira ngo ni ngo naryamishije ikimara kwihana. Ari wanditse kuri comment n'ubundi nakoranye ikiganiro na madame, wese ko ijisho ryatukwewa ijisho ndirizaba ari gitukura wo kwitokoza. Umuntu utabagira arya kwitokoza wenyine, si ijisho yarakeneye kuvuga nanumvise. Urumva rero mu by'ukuri aho ngaho wumvise nakukoraho comment turi mu gitaramo ahantu ngushimira. Mu by'ukuri iteka ryose iyo umuntu ashaka gutera imbere wirinda ibicantegeko by'abantu, kuko usomye comment z'ukuntu bagututse we Mbangutse, ugasoma comment z'ukuntu bantutse, ukabiha agaciro wo kwa munywa mu gitondo cyangwa ukamurya wagatumiriza. Ariko mwabantu mwe timukaza mu judging abantu. Yes, arahari. Ico nzico ari Mbangutse ndamuzi, ari nanjye ndiyizi na Mbangutse aranzi. Ikintu yavuze aba yakivuze, kutubwira ngo ikwanza impamvu mwebwe mufite ayo manyanga nuko byabananiye kubireka, mugakomeza kuvuga ngo se bariya ari uwanyandikiye mu gikari arambwira ngo Mbangutse uko ari yananga inzoga ngo ntazi ngene Kigali hashushe. Aho nimba hashushe hazoje muri dushe yo gushuha ni inzoga ape namuzanye yarivugiye ko ashoboye gucuranga na social media. Urumva ibyo bintu byanteye umujinya wo ku rwego aho umuntu yanga umuntu akamuvuga ibyo ashaka, kandi umuntu yatuye kureka. Kandi gari jewe ari na Mbangutse ndabadushizeho igitutu, nta pisto bashize mu gahanga,
twe gusa twarabikoze nta nama emotion yandi yo mu ikanisa nk'umuntu yanezerewe twebwe ga tutateganyije apana umuntu yanezerewe ngo bakubise niko twa dukubita ku muziki twembi ngo bakubise umuziki ngo washesha ngo y'amarangamutima ngo ejo ngo ndavuga ngo mushana ico naretse nico yaretse twarakiretse burundu ibyo bindi mamu tubwira timudutega iminsi singe Yesu habe na Paulo yaravuze ni Paulo arya niwe ziga Bibiliya sinzi umugabo yavuze muri Bibiliya ngiyo nguye bambyutse turi abantu turi mwisi nugo ariko nkabyuka ariko ntarambaraye yego so mwidutega iminsi rero ngo mutangire mukora amanalize y'ubuzima bwacu ko muramokera nk'indege yagurutse twebwe twaragi ukunje nambango ndimutubonera twaragiye tuyogera mu ijuru rya kwabaye ivyaremwe niyo nuko mureke ibindi amatiku n'amakomanteri yanyapfuye tutazi yaje n'ubu ndabizi murakora ibindi biganiro ko ndabareba nkuri yuri hari uzocana kamera tuyicana kazi mbangutse ifite nuko ni nguko no gusobanurira ariko nkubwira ngo courage nabikubwiye ngo amata na matro bizimwe nazaryo abantu benshi tubayakubona tagiye uzobona muri comment yawe ya channel ya YouTube yawe cyangwa abantu muhuye mu muhanda bakubwira ngo mbango ngo turagukunda hazogukunda batanu hagutuka 10 ariko Imana ifite andi maboko ahaguruka gusapotinga abantu batazi bene wanyu boguta aho usengera bakakurejeta inshuti zawe guhera kuri nje tukaguta ariko Imana ibifita buriya ntwamagawe n'abagore ruvukamo umwamagaro wawe udendetse mu ijuru uzokerera kudendukura azogende agere yadendukura naho ukuri kw'ibintu umuntu yakoze akareka nibisanzwe nibuza bucu kavuga ati jewe sizosura kurya iki kandi ukakireka njyewe nigeze kwiharaza energy drink energy eso sibye energy ndaguce uraza kwigaruka energy sibye energy wigeze umwe inzoga ntabwo nigeze kuva nawe sinzi ninge nimeze mu kanwa turanapima na gato oya nukuri nico kintu inzoga nitabe nico kintu cananiye niyo none hiyo bikubita wari usana nari kubaka mugubu nigeze kweraza energy drink ariko nkagira umujinya utavanaho ikagutera umujinya ikantera umujinya wo ku rwego ndarabona energy jawa gasi nakaza ngo energy nari sigaye ngo energy byibuza 5 ku munsi ngo 5 ku munsi uwarya mugasinzira kamasinzira nk'umwana w'uruhinja ariko nkagira kajinya n'umutima wanje ngumva ko uratera vuba noneho umunsi umwe numva umukobwa w'umunyarwandakazi araka video yohereje basobanura ububi bwa energy drink namamvuga ati ikintu kuconyica ndakiretse namashira ihame gusa rya kigabo ndavuga ko kuva none ndayiretse ndetse energy drink nuwango nawe ushaka kuri fridge nabona gusa energy naza mbibwira umugore ubushize akamubwira tuzi ko abantu bazanywa inzoga biriya bintu inza mzumva impamvu batabireka vuba ikintu cyose wamenyereye tubona nikoka maze kubwira umugore wanje ngo kuva none ndetse koka inza ngibona muri frigo nkama numva ngiye ngo gusimba nkama numva mbaye nk'umusazi ariko ikintu cyose wakoze ukavuga ngo ndakiretse abamwe yame ryuko umutima w'Imana wakugendereye akabona iyo mirya kigabo ibyo twavuze twarabiretse kandi nimubona turaguye si bisango tuzogo twamatuzuka mu gitondo ndagaundi yari kugwa ariko Paul yaravuze ngiyo nguye imambyuse shatse kubwira abantu habe namwe mufite ibyabananiye ibyo ni bisanzwe ariko mureke kuducira imanza mureke kutupreminga cyane mudutuka twebwe erega impamvu baca imanza buriya iyo urabona iyo bazaga kwigisha nk'umuvuga butumwa yazaga mu rusengero urimo akaza akigisha akavuga hejuru y'ubusambanyi uzi ukuntu wumva uri gutonekara muri wowe aba ari gukora nk'umugisebe cyangwa iyo umuvuga butumwa yazaga ari kwigisha akavuga hejuru y'ubusambanyi cyangwa inzoka
umutima nari ndimo mvuze nk'uyu nguyu yahinduye topic yasohotse uba uvuri gutonekana. Impamvu rero abantu bamwe badututse bagize gute ko baratonekana kandi byarabananiye bo kuba bo bireka. Reka mbabwire kuba wanywaga inzoga ukazireka usibye imbaraga z'Imana ziza zigushoboza. Iyo utarabivamo nka kuri bavuze ngo wabonaga energy wabonaga nani koka jewe kubona icupa rishushanyije gusa hanze pani imbere hanze inyota ikamizamuka kandi ubusinzi uzugera kuri level yo zikagukura ku cayi kuko n'umwe cyayi urabasoba zikagukura ku biryo iyo uhaze ntusinda kugeza wumva ko hari umuhungu umwe Nairobi yabyukaga saa 11 mu gitondo akaja gushaka rikeri mu gitondo kare cyangwa yabyutse mbese yangaga ko atekereza bisanzwe nk'umuntu muzima akumva natekereza izindi mind zivuye hano nukubona kubyuka agatekereza bisanzwe akumva ari nk'ubugwayi yabaye ng'igifu akabanza akamenamo kamwe mu gitondo saa 4 akamenamo akandi saa 6 akamenamo akandi kandi twari tumaze kugera natwe. Oya nushaka ntuje mwebwe ni hafi. Hari umugabo watubwiye ko yakazava iburu iri iwacu ruguru agafroda mu Kamenge i Burundi akava ruguru agafroda Bujumbura mu Kamenge. Ibyo ndabyumva cyane ziza imbaraga zo gutumika inja zo cyane uvuye muri cyane rwose kandi mu byukuri so icyo twari dushatse kuvuga niki kuba twarabivuyemo n'imbaraga z'Imana zadufashije tukabivamo no habamo hari ikintu bavuze habamo no kugira ihame yakika ukavuga ngo iki kintu kubera ko mbona nta kamaro gifite ahubwo kiri konsuzuguza usibye no bukristo nanjye mfashe umwanzuro ndakiretse ngineshe nk'umugabo n'iryo hame ribaho abatarabivamo mugende mubivemo abakiri abasambanye kandi abantu baratubonye baratangara bananirwa gutangazwa n'abantu bari mu ikanisa ahubwo babikora kandi ntitwabaga hanze twabaga mu ikanisa ariko niba hari ikintu cishe abakristo b'iki gihe 90% kuko ibyo byaha twabikoranaga of course babaga bari mu ikanisa n'ubu baracyari mu ikanisa kandi harimo abapasiteri benshi babikora hari abapasiteri benshi babasinze je barare twasangiye hari abapasiteri babasambanye hariho abaririmbyi gabo mu ndindiro hari ministeri nimwe itagira mu frode kumva yobora hari ministeri nimwe yoburamo abantu babasambanye amakorari abahanzi ku biti byabo kandi ubwo n'ubutumwa turi gutanga n'ubutumwa iyo ni injiri ni evanjiri turabasoje cyane so mu byukuri abantu bakiri muri izo nzira mugende namwe muzivemo mukorera Imana mukuri no mu mwuka bizabafasha cyane kandi bibe byiza cyane rwose. Tugiye kuvuga hejuru ya padi dusoze amugore ko yanze kubera ese ni padi cyane militipad ni function yitwa militipad ariko reka ico kiganiro nkiyobore nta kibazo ntacyo bitwaye bavandi ko turakora ikiganiro ko dutanga inama mu byukuri nimba mfite aho navuye umuvandimwe akagira aho yavuye ntitwaje kujokinga ko turababwira ngo vayo yego vayo nawe nibisanzwe ni takintu umuntu umugabo atorera yego no kuvuga ngo kunzo jeza numva nemeye dufite umungu muyimbuza uneze ngo ni Rwanda Nairobi ngo yikweri naremeye twaremeje nambangutse ikimenyimenyi woza ukabwira mbangutse ngishati ni yaje warayinyibse mbangutse n'isoko yayiguriyemo nuwo yayiguriye yo yambora akayigwa akagumana agaciro kagumana amahoro so niko twari twaraburanye biteye ubwo twari dukumbura yiga ni part 2 iyi ni part 2 kandi ndagaruka vuba noneho twatangiye gucuranga kera yego
mu by'ukuri ariko nagutangiye mbere wa wantangiye mbere cyane wantangiye mbere uracuranga inza nibuka wigeze gucuranga ndavuga ati imperuka irabaye yes atwa nuko itorero rizarigenda ariko usanga nyine go mbeze gwa mugabo bavuze ngo yabwiye umwana we bari muri utowaje asora umuhungu we ngo wikomeze ngo yinu umuvura atambuka mukanya amateraniro arangiye mbona ndi tukigiye ariko cyage wari umuyumbe wa cyage nari umuyumbe mvuzi ipendo n'ingoma umuriro wakaza ugenda ugasa nkaho batanyije dore nguyu bamuze aracuranga sente umuriro wagenda ngafata ingoma n'ipendo nza nuzuzwa bene kwa kundi guteye ingoma kandi wagiraga ruka mbere idafunguye apana izo mwivire nuko twatangiye gucuranga bisirimba wacuranze ni byinshi melody wavumbuye ni nyinshi izo nacuranze ni byinshi melody navumbuye ni nyinshi usibye kwa bu nta melody nimwe bafite hagezweho multipad iyo bari mu kwita none wawa master pro mbanguse ribuga yaje ya multipad wagabi cyane ni ribu none reka kubaze wa narabivuze abantu batekereza ko ari ukurwanya abana ariko bikaba inzira nziza yo kubafasha ndaguheza urugero urabona